ariko turareshya. Ureshya nande? Na Queen wanjye. Umukobwa wanjye ni igishongore ndi. Umukobwa wanjye ni uwa nyina. Ntaho muhuriye. Ariko ijambo rya Yesu rivuga yuko azasiga se na nyina akajya kubana n'umugabo we akaramata. Hano rero nta Yesu. Umugore wa akaramata. Hano nta Yesu uhari. Aha hari Zaninka n'umugabo we Sharifu n'umwana wabo Queen. Ariko mujye mwubaha Imana. Yesu atuye mu ijuru. Yego? Mu gihe tukiri muri iyi si rero uri kwa Sharifu. Ntabwo bwacu ntituri abacu ngo twigenge. Ese kubera iki mutaca bugufi Imana? Ibintu nibishaka. Ariko se waje kumbwiriza ijambo ry'Imana hano? Pastor. Uri pastor? Ariko ibyo mufite mwabihawe n'Imana mama. Bishop. Wanyemerera ukajya kubwiriza itorero ryawe? Yabibahaye ariko yanabibaka mama. Ninde wakubeshyeze? Ahubwo tugomba gusenga cyane kugira ngo ikomeze. Imana aratubwiye ngo ubuzu n'ubu mu burubwenge zabareka. Twebwe ubwenge turagufite. Uko twayashakishije turabizi. Niyo yagenda twakongera tukubaka yandi tukayarima kuzura twabakiri. Ntabwo rero waje guterana nanjye amagambo hano. Unyemereye wamvira mu rugo. Ko nafite ubwenge bwinshi nk'ubwanyu azamfasha kubona byose. Ibyo birakureba. Murakoze. Cyo nzi cyo Queen wanjye. Umwana nibyare nakuye mu nda yanjye. Ntabwo uzamubona. Dore ndi hano. Murakoze. Ese we bundi ugira ngo sinkuzi? I know you very well. Reka tube tugiye. Uko nkuzi rero n'ubutindi bw'iwanyu ntabwo ushaka gushaka umwana wanjye. Sohoka. Murakoze. Kandi nifuza ko nzababera umukwe kandi nzabera umukwe mwiza. Please. Sohoka. Sinzi niba muzabyishimira ariko niko bizagenda. Sohoka. Samugira amahoro. Oya jya intoki zawe hirya. Hazo nkeneye. Manda bakunda. Abansuhuza nkeneye barahari bareshya nanjye. Dufite imitungo twenda kuringaniza. Dina. Dina? Ndakumva papa kwe. Uzi impamvu ntabushoboje. Mfite impression ko kubona mu makuru hari ibintu muhisha. Kandi byanze bikunze wowe nawe muziranye. Njyewe? Ego ko umva. Kare ndagapiki gihe ntabyo nzabena gato. Ntabyo papa iso naba nguhisha iki ko. Usenge nawe twawe dufiki. Yego. Umva ntabyo mfite habe naga umva nge mbifite ntago nahishira mama kwiye. Ntago namuhishira dodo. Dore aho nda. Jewe urabizi? N'umufato wawe n'uburyo respondinze birangaragaza ko ari ikintu umpishe. Kirahari Dina. Kirahari igihumbi kwijana. Bakwiye kuba narisanzuye cyane muri famiye. Dore ko mfite umuryango mukeya nkumva ko namwe mwajya mu muryango wanjye nibura ukuzura ukaba ubifata nkaho maze kuba umunyamanyanga. Wenda nacika hano nkahita kuzanya amazi ariko ntungerekeho ibyo bintu. Ntunyumve nabi. Ndakurahiye papa. Kandi ndatekereza ko icyaba hano mu rugo gisenya umuryango nawe cyakubabaza. Kuko niba udukora niba udufata nk'umuryango. Nukuri ntago nifuza ko umuryango wanyu watandukana habe na gato. Ntago mbyifuza, niyo mpamvu hari igihe hari nge nagufata nkabikubwira. Wenda nakubwira ngo ntuzanze mubwire mama Queen kuko muri minsi sinzi ukuntu ameze ariko nta kintu gihari. Okay. Dina. Reka nkubwire rero. Umunsi nakimenye kandi nkamenya ko wari ubizi. Dina. Uzanje umuryango wawe. Dina. Nkubikerense. Umunsi namenya ko ibintu byose biri kuba hari ikintu waba ubiziho. Dina njyewe nawe tuzaba abanzi. Abanzi nyabanzi?
cyane. oya ariko nta gihari Okay, it's fine. Nukuri. Ntabwo amuch forcing you kugira ngo uvuge ibidahari. Sibyo? Ariko biramutse bihari. Ndamutse mbimenye Dina warabimpishe, ureba uburyo ndi munserera, ureba uburyo umeze n'umwana, ureba uburyo umuryango wanjye uri hasi hejuru. Ubizi. Kandi uramutse uringe nakagumye kugira icyo nkimura hanga Dina nzakwanga byiteka. Sawa, Imana igumugisha. papa kwe ni ukuri niba hari igihari uzanyange koko byiteza. Sawa. Kuko dore ko nta n'icyaboneka habe na gito pe, habe na gito. Kandi nuko nanjye ndahangayitse ku bwanyu, birambabaza. Ariko wa mana wanshubije umuryango rwose ukawusubiza uko wari umeze. Nanjye byanshimisha pe. Mfite agahinda udashobora kumva. Sawa. Mama kwinisha nankoreye ubusi izi ndahiro ndahiye koko zirahari. Usunzagira ne noneho namvumbura ngo ndagapfa iki gihe. Mana wowe umfashe simfe pe kuko ndabizi. nawe umeze ute se mama? None ubu nyakiriye neza, meze neza. Akubwo mubona ko ndi umuntu mubi ku buryo ntashobora kuba mwiza. Ariko zane uriyizi ntago wiyizi. Reka mbiterwa n'impamvu ntabwo ari giye kukubwira nabi no gutongana no kugira gute biba nimwe muba mwasembuye mwase biterwa nuko waramutse amugari. Hari igihe nza neza uko ukagira ngo hari icyo twapfuye cyase wandose. Shano kureka nkubwiza ko mbabarira basi. Nukuri. Kuko sorry. Maze kunywa kawa gazeze ni gutuma nturumuntu. Mama sutakamo. Ko nawe urakeye rero. Urakoze. Urabona ukuntu usa. Ako Imana ijya kukuremera guto yaba yarakwitondeye mukobwa. Nyibwire icyo amamagare yonyeze. Aherewe umugabo wagushatse. Uya kureba ntumumurikira mu nzu. Nzamumurikira natwe twamaze kugira nk'ibi byawe wabonye nyine. Mana we reka tubyihorere twiganirire. Reka ronguha agashyo. Nako noneho sinagashya nubwo mbivuga nseka ndababaye macishamo ngira ngo niyibagize ibibazo. Nkubwiza ukuri inshuti yanjye uzi ko Thomas wa muhungu uri mutereta umukobwa wanjye. Wabuze wa musaza wawe. Gaho nimunyumvire. Nakwajya ureka kunjombe. Ese kuvuga ngo wa muhungu nka utamuzi. Ese nabwitwa Thomas. Nese musaza wese. Hanyuma se si umuhungu. Hari icyo mvuze kidasanzwe. Ngaho mbwira. Yagize gutya ndamuhamagara nawubwira nti rwose Thomas mbabarira umbwire amafaranga ariyo yose ushaka nyaguha ariko ndekera umwana wanjye. Umuhungu ati ndagarana nta mafaranga yawe nkeneye, nta mafaranga yagura urukundo. Amafaranga cyane ati nta mafaranga yagura urukundo. Amafaranga kuri musaza wawe cyane. Ariko reka nkubaze basi niyo umubonye nta nubwo wumva ushaka kumusuhuza. Musuhuza se mwibiki? None wowe icyo ushaka ngo amafaranga nyamuhe nyine ndekera umwana. Wagize ngo nawe ariko nawe ubanza utacyumva neza. Nakubwiye ngo yaje ahangaha muha ikiguzi cy'amafaranga. Ndavuga nti nguhe ikihe kiguzi cy'amafaranga ushaka kugira ngo ndekere umwana umumpera amahoro. Aranga nyine aravuga ngo nta mafaranga yawe nshaka ngiye nkunda Queen ngomba kuzamuronga. Amafaranga wire papa kwe Bite Dina? Ni byiza. Akwe nose ko wambaye neza ugiye. Ako nkunda wambaye ako gatishati. Urakoze. Ako nashatse umugabo mwiza koko. Sheri. Yase. Sa neza koko. Mvaga muvuga ibintu by'amafaranga cyane. Ninde mwahaye amafaranga rero? Yego kwe. Twavugaga namubwiraga n'amafaranga nyine nohereje kuri supermarket kugira ngo bazafatire imikeke. Urabyibuka urabizi ko imikeke tuyibona bigoranye. Ubwo rero narafashe ndayajyana
imikeke iraza barangije barayitanga njyewe banga kunyoherereza telefone yo barabwira ngo muzagaruke bampe amafaranga yanjye ngo imikeke ngo baribagiwe bayiha abakiriya yose irashira nibyo twivugiraga da ibaze ukuntu ari nkumbuye imikeke ushobora kubyumva hakuze imikeke ukuntu yikumbuye ariko ibaze Dina kugira ngo amafaranga yanjye bayafate nibarangiza imikeke bayizane baserive bo bari aho ngaho nge wayasize ntibampa agaciro iriya supermarket ntabwo nzongera kuyihahira kandi baza amafaranga yanjye bari abantu bateza imbere erega ntabwo buriya ntabwo Dina uri kubushize nkubajije ibyo ibibazo nakwaje urabyo kandi ibyo washubije kabyibuka okay sawa ntacyo amahoro kubera no it's fine sawa zani uzankoraho mu buryo utazi uzi ako wambabariye koko nibyo mura nkubwira wambabariye ibi bintu ukabishyiraho iherezo uzi ubushize uko yambajije uzi ko yambajije ko njye nawe nta mabanga yimbitse dufite ngo amabanga yawe n'abanzi yimbitse ubwo se uvuze ngo iki ntabyo wumva ntabyo numvise sinzi ukuntu bivuze ngo yarambaje ngo amabanga yanjye yarambajije ati Dina wowe na mama Queen naye mabanga mufitanye ese kuki utari ubivuze gutyo na murakigoreka hanyuma se umusubije ngo iki narahakanye nyine narahakanye ariko ureba ibintu kunkorera ntacyo ubwo hakanye rwose komeza uhakane iteka ryose uzahakane kugeza ryari kugeza iteka ryose yewe ariko zani uzanyikoreza inkono ishyushye ku mutwe wambabariye koko wambabariye ibi bintu aya macenga arimo ahangaha ukayashyira ahagaragara basi Papa mwarambabariye mwarambabariye Queen my daughter umukobwa wacu kandi dukunda cyane ikindi buriya nta kosa ribaho Imana itababarira none se twebwe turi bande bo kutabarira none uko umwana wacu twibyariye Yes papa nshaka kubaza kandi ucuruza kubera ko udahagarika akarengane ndi kugirira ubu ntabwo ukabona ko ese kuko biriya bintu birakwiye ngaho kujya ku ishuri ngaho bigenda reba umuhungu wa mbere naramuzanye muramwanga ndabyihorera biratambuka ndanabyirengagiza ariko ubu ngubu ndi kubitekereza mu bwonko bumvuye mute kubitekereza mu mbanda gusa kubitekereza mu amahoro yanjye yose arabana ibyishimo byanjye byose ubuzima bwanjye bwose muri bo bugiye papa gira icyo uvuga Queen
buriya mu buzima ntabwo ari uguhubuka ntubona baca umugani mu kinyarwanda ngo ubamba isi ntagira gute ntakurura bivuga ngo isi dufite kuyigenda hejuru tukageza kuyigendaho nitugenda imbere iturusha umuvuduko izatunyata turi nka capati urankurikira nitugenda inyuma izadusiga iturusha umuvuduko ntabwo twayifata ibi mbikubwiye ngo ibintu byose ubanza ushishoze injira harakinguye urashaka kwisanga rwose ndagushaka meze neza umeze ute se nawe natwe turaho ndabona umusatsi rwose wawusokoje reka ntiwarora gusa ku kanoni kakunywa amaraso washyize hano nta kibazo nta kintu gatwaye harya witwa Nyibutse siko ntibuka izina ryawe erega nzi ko uri inshuti y'umukobwa wanjye ariko nukura amazina hari ukuntu nyibagirwa niba ari uko haba harimo n'izabukuru mbwira harya witwa nde njyewe witwa Fani ubusaza no gusahurwa umeze neza se Fani mu rugo baraho ni amahoro nagushakaga rero gusa ntiwagize amatsiko y'ikintu mushakira yego ko mana nanjye arimo mvunje nirukanka kumva urakeka se ari nk'iki kubera ko n'umuntu ashobora gukekeranya akavuga ati se mama Queen ko ampamagaye nta kantu waketse si unatekereza iki si ndi gutekereza ndi gutekereza ko ari nka gift ufitiye umukobwa wawe ukaba utayizi neza kubera mpamvu uri kubaza umushuti we nkaba ntayizi neza nyine ukaba ufitiye ukaba uri kuvuga ati se muri iyi minsi akunze agaki kuko nyine uko utuntu tugenda twaduka niko abakobwa bagenda nyine bashaka utuntu dutandukanye genda kuvumbuye ntabwo uzi gufora ntumbwire ko nyinshi sha urakishe rwose aho mbwira teze amatwi neze yombi kanicare neza turebane nkubwire ikintu naguhamagariye uri tayari kucyumva mande tayari umva rero Fani urabizi ko Queen akundana nawe umuhungu ni Thomas cyane kandi umukobwa wanjye aramukunda cyane mu bigaragara yego pe ariko njye simbishaka mbaza uti rero mami wampamagariye iki kugira ngo ngufashe iki muri ibyo bintu nanjye niyo mpamvu ndahana ngaho bimbaze mwese ma ubundi nyine njyewe muri urwo rukundo rwabo njye ndi hano gute ngo nkore iki nyine umva rero ikintu ushaka kumfasha ndashaka ko uhagarara mu rukundo rwawe mvuge ngo iki ndashaka ko utambamira urukundo rwa Queen na Thomas wowe ujyemo hagati aba ari wowe ukundana nawe ikiguzi icyo ari cyo cyose musaba akureba hano ni agatonyanga mu nyanja uraramuka unkoreye iyo byero yo kwitambika ugatambamira urukundo rwa Thomas na Queen aka ni agafanta ni amazi kujya hara ku muhanda niko wajya hara ku muhanda ukagura amazi ubundi wowe unsabe icyo ushaka cyose ndagikora Yesema ibyo bintu nkabikora gute nakora nyine ibyo bintu icyo ujya gukora ubanza ugitekerezeho tekereze inshuro ebyiri eshatu yewe wenda nicyo kintu kizima kigize kimbaho mu buzima bwanjye twirengagije ibyo mwankoreye mwebwe Thomas nicyo kintu kigeze kimbaho kiza mu buzima icyo ndimo nkubwira ngo ntaguhubuka uko biri kose njyewe kuri Thomas
hari isezerano mfite na Thomas. What? Ahubwo najyaga kugira ikibazo iyo Thomas atatira isezerano njyewe nawe dufitanye. Ubwo ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga iki ngiki. Thomas ndamushyigikiye, nawe ndagushyigikiye, mwembi ndabashyigikiye, bivuze ngo umubano wanyu na Robles Jiji baruguri urikira neza. Bivuge ngo ubwo duherutse kwivuganaho nambwe ngo agende yitegure kandi yitegure yitonze, urumva nanjye ndi tayari ko nzabashyigikira igihe wa munsi wanyu uzaba wageze. Bivuga rero ngo aho karengane kawe ndakazi, ariko kandi I support you. ni gute najya hagati yabo kandi bakundana? nyine wowe ntabwo ubundi abakobwa urabizi ko abakobwa abagore cyane cyane igitsina gore Imana yaduhaye ubwenge. Akenshi amaso y'abagabo cyangwa n'imitima y'abagabo cyangwa se y'abasore dufite ukuntu tuyigarurira ubwenge. Like how? Kose ukamuhamagara Thomas cyangwa se ukamusura, warangiza nyine ukagenda wambaye ukuntu, yego akantu nyine utuntu tushobora kurya ashobora kukureba, urabona ko unateye neza, yego ntabwo uri inzobe, ako nareba ayo mabuno yawe nyine ukagenda wambaye akantu koroheje ukamusura, wagera iwe ukamugusha, mukaba nyine niyo mwagira icyo mukora ntacyo bitwaye. Ngiye nifuza yuko wanemera akanagutera n'inda. Wasigaye ikiguzi cyose ushaka, wasaba miliyoni 5, wasaba 10, wasaba 20, njyewe nzaziguha. Ariko nkorere iyo nyine ugende ugeriwe wirye wimaringe ugere ku kintu gikora defile icyumba nyine ugire ku kintu giruko, ariko umetinge sho ko wageze mu cyumba cye. Burya abagabo bagira intege nke, nakubona ko nibyo binyo byawe bizagwa. Ubundi mukora ibintu nimumara kubikora uhita uvuga uti ugomba kundongora. Ma, ese Queen ise mwana wenyine ufite ikinege cyane. Ni no mpamvu mukunda sishaka kumushingira Thomas. None se Thomas atwaye iki? Nimba ukunda umwana wawe. Urakoze cyane uti Thomas atwaye iki? Uko ngo kurimo kuvuga ngo Thomas ntacyo atwaye, ni nakugiye kumutwara. Awe ariko nagari nje bakunda mama. Thomas akunda Queen. Ikindi na Queen aramukunda. Nimba ukunda umwana wawe, warese nawe ibyishimo bye akagendera nyine mu byishimo bye. Uretse kumwangiza ibyishimo mama. Fane, mama Queen akunda Tom. Waretse kunsambanyiriza ubwonko mukobwa. Fane, uranze. Wanze ibyo misiyo nguhaye. Mama, aya mafaranga akagatana ni nk'agatonyanga. Aya mafaranga n'ubusajuru ubucuti bwanjye na Queen pe. Aya ni amafaranga y'amazi. Aya ni amafaranga y'amazi. Aya ni amafaranga y'amazi. Amafaranga yawe y'amazi. Nushaka kunyaka miliyoni 20 ngende gose ndi tayari. Amafaranga yawe y'amazi ntago yatuma njyewe ngambanira ubucuti mfitanye na Queen hejuru y'ayo mafaranga. Ntabwo bishoboka. Queen agomba gukundana na Thomas. Niba Imana yabigennye. Fane ngo nguki. Queen agomba gukundana na Thomas. Numva iki se? Numva ikiri? Inyongorera si biki? Fane, umva yewe. Mama, umva wanze kunyumvira.